Mr. Kwepus ngo yaje muri filime nyarwanda na muzika nyarwanda, mukaba mugiye kunkurikirana kuri filime yitwa Ngarama. Ubwo byose ukuri koko ni kwamwe ko naca bugufi rwose narinze kugira indisipline cyarabaye, ariko ahari kuri banki perereho nta kintu nigeze makora uretse miliyoni zigera nko kuri 14 navanye ahari kurisa nubwo uvuga ngo ijana 20 rwose twari bike cyane, ariko noneho rwose reka basi umare ikindi cyiciro cyangwa ibyiciro bibiri by'imyaka ine utangishura rwose birangiye, ariko imyaka ine nishira ugize kwangiza abaturage. Tore na Beneri ntabwo yari yarangiza kubaha ayabo, ubu barakirwa biruka bizengarame mu mafaranga yabo. Urimo urishyuza amazu, urimo urishyuza, uraryama imeze neza, abaturage bishwe n'inzara. None ngo muhe duke, ahubwo ibanga nk'uko nabikwijeje ndarimira, wenda nawe ibyo bizu bindi hari dusaba amakuru kandi ndi yazi njyenyine, nta n'undi muntu uzi ko wahinze amazina. nawe nimbani shangu bwire rwose yenda kuba wave buretse none bigende ndagira ngo uhite nyandikira urupapuro utumene icyangombwa umwana kizane turangiza ibibazo. ubu se uramura urupapuro yuko uramutse umvuyemo kandi ndamutse mweremereye ukayitwara ko nanjye byagukora mbese bizima. Urabona umaze kumpa inzu kuri ubu nanjye byacumba nyibonye, urumva nakuba mu guta ntabwo uzamva oya byacumba urumva nyine kereka mbibonye, ariko nazo zishakwa yari nziza rwose ahetse ntabwo ahise muri ziriya zindi umva iyi ngiyi kuko ariyo nari nsanzwe mbamo nyimenyereye, urumva byansaba kwimuka ndahitamo iyi ngiyi. Ahubwo reka ndebe agapapuro nyandikire, ariko ku buryo umva ndabyemeye pe. ubuze ko n'ubundi wa mugani wawe uko wabivugaga amaze imyaka 2 bamiga ngo bafunga urumva iyo korona itaraza niberaga mu nzu, ariko uricura imiri basi ko nanagiye hanze nakiba mu Rwanda. erega bizengarame umunsi ntusanzwe uzi ko ndi umuntu w'umugabo, ntabwo nakuva mu rugo wese n'urupapuro nagukorera, ariko mbabarire cyangwa uzambere imfura humura rwose ntabwo nakuvamo kandi nawe nta wemererwa. ubwo se ntabwo ko tugiye kuba abafatanyacyaha. amakuru wanyu bari he? baracyaryamye ariko ngiye kumubwira aza. babwire ko mbashaka umunsi w'itariki no para Ronco. Ngiye kuyimwima nshaka kuyimwima naho ufura mu yarayikuri sanse kugira ngo ufatwe binjira
urumva ari meza buriya si ikihe kibazo kandi se ngo ni ikihe kibazo ugatinyuka ukamwa ngo ni ikihe kibazo reka mbanze nkubaza ari kwa mugabo inzu yanjye uyiberamo ubuntu uri umuhungu wanjye se wowe abantu utsubize atanze kujya kugira urindi jambo mbwira iyi nzu uyibamo nkande uri igiki uri umuhungu wanjye uri igiki ku buryo ugenda ukaryama ukagweja dore inda yaraje ngewe inzara igiye kunyica niwe nubakiye se muri uyu mujyi wa Kigali wayansubiza niwe nubakiye mba rero nkubwire ndagusaba imbabazi ariko ubu tuvugana ndimo ndagenda nsabiriza amaboko ku murenge ngo bampe icyo gufungura mu rugo atari uko ntari umugabo wari wishoboye umva reka nkubwire uzi neza ko igihe cyose cyasize hari umunsi nigeze kujya midende ibyo ntabwo bindeba habe na ariko uribuka neza ko byigeze kubaho siko biri ariko urya baswa uyu munsi rero wakagombye kunyorohera nawe umva nkubwire rero wa mugabo sameza ne ugezemo ndagira ngo mubwire yuko ntava hanga utamba amafaranga wumvise ibyo bintu by'ubutesi bwawunzana uzi kugira ngo nubake inzu ndagendaga kugura umufungo w'ibijumba uri kumwe harinzaho amazi ntayo yuko busheri ziri harazi zinyama cyangwa amafi wumvise ngongera kumbwira ijambo ngo mbabarira ngo mubyeyi ngo ibiki mwitwajije za corona ngo ibiki n'ibiki mugaprofita amazu y'abantu ibyo se nyine nabyene reka mweke reka ngwe kare mu nzu ze tubiganiro rwose turabyoroshya neza cyane ndabize amafaranga urayabona paritse hariya reka ngwino twigire tuhita tubyoroshya rwose ugira ikibazo ariko uramba uzi ko nasanzwe n'ubundi ndi umugabo pe sibyo nditunze ngwino rwose tugende asoni warangije ngaho nsomera asanga washyizemo ibifefeko ndabaza abanyarwanda tariki 12 z'ukwezi kwa kane 2020 ngaho ngaho urumva harimo akazi mbabarira njyewe bize Ngarame Karoli ngurishije inzu yanjye na Ngarama akaba ampaye amafaranga miliyoni 46 nkaba muhaye n'icyangombwa cya burundu ayo mafaranga akaba yambereye rimwe kashi yewe bize Ngarame Karoli ndabyemeye n'amafaranga ndayakiriye na Ngarama arabyemeye wowe uransinyira dore na nimero z'indangamuntu rero reka hamagare umwana umutume cyangombwa cya burundu ubundi dosiye tuyishimure rwose pe mabuja wambereye umuntu mwiza ugerageza kunyihanganira nubwo rwose twagize mu gihe cya corona nanjye ndabizi neza ariko pe ndagusaba dore numvishe itangazo ritubwira ko vuba bagiye kutureka ni ku wa mbere barahitamo turekura dore urabizi mfite icyuma cyanjye neza hariya kirateguye nta kibazo amafaranga nzahita nyakubonera pe amezi ane ni ubusa nageze mu muhanda wari ntubizi koko haraho n'abana narigeze muri mangana ubu nejo kumva ngo wimutse niko numvise ngo niko bisigaye bikinga sinatinyuka gukora iryo kosa uburambira ko 120 ugeze kwa mugabo uzabini umva keretse ntageze uzi ukuntu bayikeneye imbuto nageze i Kigali ndeba ukuntu abantu bari kumpagarika numirwa ubwo nta munsi waryari reka mwerekere reka nguhereze iminsi 20 iminsi 20 ngewe ino urasanga hano ziba zirakumeza reka nkubwire rero ariko pe unyoroheye reka nkubwire rero ibintu ntumvise kuko wahoze umbera umuntu w'inyangamugayo ariko nutubahiriza iminsi 20 mpaye ntuzangaye rwose kuko ntako ntagize umva sha ugende iwanjye urahaza yenda umbwire umugore uti muhe cya cyangombwa uti hari amakosa yasanze ku murenge ashobora kuba hari umubare umwe bibagiwemo uti kimuhe ajye ku murenge ahinduze neza abikosore hatazagira umuntu ntwara ubutaka bwanjye n'inzu yanjye ko papa urareba ukuntu uriya mugore aza kutuzengereza ko
ngo mu kinyarwanda baca umugani ngo utaza agakura abaga umutabo. Nakomeza tuzengereze nzakubakira inzu nziza irenze n'iyi ngiyi. urakoze mwana wa kumpumuriza rwose ntabwo nabyaye ikigwari uzaba intwari cyanditseho bize ngarame amasezerano y'ubukode urambye inzu ndayibona hiri nibyo kamanze ndebe neza amupfunyikiye kibiribiri amazina ubona ari bize ngarame koko bize ngarame igenda umuntu w'umugabo ntabwo ugenda ndabona umugore amanyanga sesa ahubwo andikaho ni umugore nawe ndabona atariho utagira ngo ugenda kubera wandikaho na nimero z'icyo kibanza cyangwa uzisomera ndabona kumbi n'ubuso bungana gutya hose urahajyanye nyine abaturage barabakoze ubuso metero kabe 3,000 byose reka kuguma kunshunga ngarama nguhaye inzu yanjye ndamusinyiye ko tuyiguze nta n'inota y'ijana njyanye nanjye ibanga nzarime nawe ugumya kumvugiraho hereza ibyanjye nanjye ibanga rya umva sha mukobwa genda ibi bintu bembekeresha nongeye narisha ngewe ngarabanza ubwenge nawe ubundi humura do nzarimira barinde barimpambana neza bandenze tone ebyiri zitatu urumva iryo banga rizagaruka nibamara kundenzaho tone ebyiri zitatu humura rero yenda bagashyiraho n'imifuka nk'itandatu ya sima ukaba betunyari bize ngarama burya no gukora ahantu ugomba kuhavana ubushobozi ngaho sigarurira ko hariya amazu hariya yandi tugenda ngurira n'icupa sha rwose ngarama oya sinumvishe se ngo ufite na etaje ariko uzi buriya ko iyo ngumugome mba natwaye etaje igeretse kabiri sha reka nkubwire urumva se none nitwariye akazu katageretse ngaho nawe usigara aho ngaho sha rwose ndagiye ariko ibintu nkore ntabwo ari byo ngaho mwirirwe reka wabite Ni byiza. iswa ari hehe Amagiye. sohoka kugira sohoka uraba ari kwitose iki sheri ibi ngibi bite mwa Ureba hari umugore none karatwicaye. usi nyiri byonduje Asaze. aho usi nyiri byondo abukizwa n'ikino na mwaka byane ibi maze kubirambirwa ibi ngibi uyu mushenzi ntabwo nigeze mwubakira inzu muri uyu mujyi wa Kigali reka zizi imbumburi ziwe zisohora uyu munsi arambura ntabwo nabyihanganira abana banjye baraburara aho usi nyiri byondo none ndakukiza nyiri byondo imbumburi ziwe ntabwo nabivamo muraho neza urabona ntaraho se urabona ntaraho none se ko muri gusohora ibintu mabuja reka nkubwire rero korona yabaye iyi nzu irimo amezi ane wumvise ndabizi none akubise hafi umwaka ndagira ngo nkubwire ntabwo ibintu byihanganira habe na reka rero twumvikane umva ngwino hano tuvugane ngwino hano tubiganireho tugire icyo twumvikanaho uretse gusohora ibintu reka nkubwire umva ukuntu bimeze urayivamo uyu munsi do mana nyagasani yo mwibumba mana bazama urasohokera mu nzu wa mugabo umva mwanzuro rero tugiye gufata urasohokera mu nzu ndabizi ko nayo murimo amezi ane ariko ntabwo nanone gusohora ibintu hariho mwanzuro wa nyuma ndavuze ngo funga umudomo reka nze duhangane noneho ubwo ndabona uhangana ibiti imbumburi zawe sohora imbumburi zawe ndabizi ko inzu ari iyawe ndabizi ko yaba yubatse ariko nta burenganzira ufite bwo gusohora ibintu urabona ibihe turimo twese twari turi mu nzu nta wakoraga imbere mu nzu y'ubuntu mpande nta wakoraga amezi 8 ubwo rero ikintu kimwe nakubwira
umva fata inzira tutararwana ndabizi ko ari inzara yawe ariko turi mu bihe bikomeye rero ikintu cya mbere nakubwira nta wishyuza ku mbaraga ngo iki reba aho ibihe bya corona virus nk'umusozi wa mushwata ariko ibyo urindira